Bahaye ikaze mwe mudukunda mugakurikira ibiganiro tubagezaho ku Ikamba Blooms TV, ni Sisi ubasuhuje. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro, nizere ko muguwe neza mu byo murimo gukora byose. Imana y'amahoro ibashyigikire, Imana ibiteho, Imana ibagirire neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nongeye kubaha ikaze rero mu kiganiro Life Care, tugire ubuzima bufite icyizere, ubuzima bufite icyerekezo, ubuzima bufite intego. Ndakwifuriza kugira ubuzima burabya, ubuzima butanga impumuro nziza ku bantu bagukikije. Uyu munsi rero ndaje ngo tuganire ku bintu bitandukanye mu buzima. Nk'uko mumaze kubimenyera, uyu munsi ndashaka ko tuganira ku mico y'abantu bitewe n'ukwezi bavutsemo. Wakibaza ati se bitandukanira he umuntu wavutse mu kwezi kwa mbere cyangwa mu kwezi kwa cumi n'abiri cyangwa mu kwa gatanu, ni gute se ukwezi kujyana n'imiterere n'imibereho n'imico? Ibyo byose wabyibaza, ariko nyine nk'uko twabibonye abantu bagira imico itandukanye bavutsemo. Buriya hari ukuntu umuntu wavutse mu kwezi kwa mbere aba ameze bitandukanye n'uwavutse mu kwezi kwa kabiri. N'abatindiye rero, reka turebe umuntu wavutse mu kwezi kwa mbere ariko Mutarama, muri Janvier. Umuntu wavutse mu kwezi kwa mbere ni ba bantu badakunda kwitabira ibirori. Ni abantu bakundwa cyane, bagira igikundiro mu buzima busanzwe. Bakunda kuba bonyine, ntibakunda kugira kururu. Abantu nyine kugira ibigare n'icyo, usanga nyine umwanya munini, umwanya babonye wo kuruhuka baba bari bonyine. Ntabwo bakunda gutega amatwi abantu. Gusa si ukubera ubugome, ahubwo ntibakunda umuntu ubabwira ibintu byinshi. Niba ushaka kuvugana n'umuntu wavutse mu kwezi kwa mbere, gerageza umubwire urasa ku ntego, kuko nukomeza kumubwira ibintu byinshi urisanga n'ubundi atigeze abyumva, kuko ntabwo bakunda umuntu ubabwira ibintu byinshi. Ntabwo bakunda kurwaragurika. Abantu bavutse mu kwezi kwa mbere bakunda kwizigama, ntibasesagura cyane. Ni abantu batuje cyane, badakunda ko ibintu byabo bijya hanze. Ni abantu bazi kubana n'abandi. Ni abantu bigenga cyane, badakunda umuntu nyine ubashyiraho amategeko. Niba abantu bifitemo ubushobozi bwo kuyobora, bumva ko bashoboye gukora ibintu byose nta bufasha. Ni ukuvuga ntabwo bakunda nyine kwitabaza abantu, kuvuga ibintu byose nyine baba bumva babikemura ku giti cyabo, nyine bumva bashoboye. Bazi ubwenge ndetse bazi no guhanga udushya mu buzima bwabo. Bakunda ibintu by'umuco cyane, bakunda abantu babatera imbaraga. Ni ukuvuga niba ubana n'umuntu cyangwa mukundana cyangwa muvukana, avuka mu kwezi kwa mbere, jya umuha kuraje mu bintu akora, kuko ni ibintu bimwe cyane bakunda. Bakunda umuntu ubatera imbaraga. Bita ku bintu kandi bakabyitondera cyane. Mu gihe hari ikitagenda, bashobora kuvuga nabi mu buryo butunguranye. Bakunda ko abantu babari hafi bishima. Ni ukuvuga ngo baba bumva umuntu wese ubakikije, umuntu bari kumwe, umuntu bagendana, umuntu bari inshuti, agomba kubaho yishimye. Nyine bakunda kuba muri environnement irimo abantu bishimye, banezerewe. Ntibakunda kubona umuntu ubabaye cyangwa uri mu gahinda. Ntabwo bakunda kurwaragurika, ibyo nabibabwiye. Ni ba bantu bakunda kwizigama, bakirinda no gusesagura. Umuntu rero wavutse mu kwezi kwa kabiri cyangwa Gashyantare, February, ni ukuvuga ngo ni ba bantu bazi ko badakosa. Abantu bavutse mu kwa kabiri ntabwo bapfa kwemera amakosa, bumva nyine bari mu kuri. Ni abantu badakunda gufuha, ni abantu bagira urukundo cyane. Ni abantu bagira urukundo. Niba ari uko bavutse no mu gihe kibamo Saint Valentin ntumbaze, ariko niba abantu bagira urukundo, bagira impuhwe cyane, ni abahanga cyane, bazi kubana n'abandi. Ni ba bantu bahora basa neza, nyine baba bashaka guhora on top. Bavugisha ukuri, ariko nanone bakunda kwiyemera. Ntabwo bazi kuhakana, ni ba bantu batazi kuvuga oya. Bagendera mu kigare, bavugisha ukuri cyane,
bahindura ibyiyumviro byabo, ni ukuvuga ngo barahindagurika. Mushobora kuba mugiye aha mu kandi kanya arabihinduye, niba abantu bahindagurika vuba, akaba yagukunda cyane mu kandi kanya akaba yabivuyemo. Ntibakunda kubona umuntu urengana, bagira intego mu buzima bwabo. Abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri bakurura cyane abo badahuje igitsina, ni ukuvuga ngo baratira nyine. Iyo muri kumwe ari umukobwa uba wumva nyine mwaba inshuti wamutereta, n'iyo ari umutipe nabwo abakobwa usanga bamukunda cyane, ko ari ba bantu nyine bavugisha ukuri kandi bahora basa neza, bazi kubana n'abandi neza. Umuntu wavutse mu kwezi kwa gatatu ariko Werurwe, Marisi cyangwa Maci, ni ukuvuga ngo ni ba bantu bagira imiterere ibiri. Atari wa muntu usakuza, usanga nanone ari wa muntu uceceka cyane. Ni abantu batifatira umwanzuro mu rukundo, wamukundisha umuntu cyangwa ukamumwangisha. Ni ukuvuga ngo abantu bavutse mu kwa gatatu bagira mu nyangire, ushobora kumukundisha umuntu akaba aramukunze, wanamubwira ati uriya muntu ni mubi agahita amwanga. Bakunda kwisanisha n'abo bari kumwe, ni ukuvuga ngo ntabwo bo baguma ku mwimerere wabo, abashaka kwisanisha n'abantu bagenda n'abantu bari kumwe, akaba yanakora amakosa rwose, akaba yaniguriza kugira ngo agure ibintu bihenze, yifate neza nyine amere nk'abantu bari kumwe. Ni ba bantu kandi abantu bavutse mu kwezi kwa gatatu ni abantu batamenya aho bagomba kuvugira n'ibyo bagomba kuvuga. Bavuga ibyo biboneye, akaba yakubwira ibintu uko abibona atitaye aho abikubwiriye, atitaye abantu muri kumwe, akaba yanagukomeretsa rimwe na rimwe, kuko ni wa muntu nyine wivugira ibintu uko abyumva. Ni ba bantu batibagirwa uwabahemukiye, ni ukuvuga ngo niba umuhemukiye umenye kabisa ko atabyibagirwa, wenda yabyirengagiza ariko ntago yabyibagirwa. Bakunda kwitondera ibintu byose, bitangira abo bakunda. Iyo yagukunze nta kintu atakora kugira ngo unezerwe, yakwitangira rwose mu buryo bwose. Iyo badatuje kandi, atari wa muntu utuje, muri ba bandi nababwiye bagira imiterere ibiri, iyo adasakuza aba atuje yicecekeye cyane, iyo badatuje barasakuza cyane. Bakunda kugira amafaranga menshi, barahirwa, nta bugugu bagira. Iyo yagukunze yaguha ibyo afite byose. Bazi kubara inkuru ni ba bantu bazi kubara inkuru ku buryo n'ibintu byo kubika ibanga atari ibintu byabo. Ukaba niba hari umuntu mugendana cyangwa wavutse mu kwezi kwa gatatu rwose, ukaba umubwiye ikintu ntutegereze ko azakugirira ibanga, kereka niba ari wa muntu uceceka. Ariko niba ari muri jare y'aba bantu basakuza, inkuru rwose azajya azibara kandi yumva nta kintu bitwaye. Abantu bavutse mu kwezi kwa Mata ari kwezi kwa kane, abantu bavutse muri Epo, ni ba bantu bazi guhanga udushya, bagira amahane rimwe na rimwe, barafuha cyane mu rukundo, bahorana udushya mu rukundo. Uko bagira udushya mu rukundo ni nako bafuha cyane. Barihangana ariko nanone barambirwa vuba. Ni ba bantu batava ku izima, ni abantu beza, ntibagira ubwoba, bazi no kujya inama. Bakunda ibintu biri ku murongo, banga umuntu utagira gahunda. Ni abantu batuje, bagira isuku, bakunda gususurutsa abantu, ariko kandi bagira n'amahane, abantu bakabatinya. Ni ukuvuga ngo iyo atari wa muntu ususurutsa abantu, ukunda guseka, aba agira amahane cyane ku buryo nk'abantu bamukikije usanga rimwe na rimwe bamutinya. Ariko nanone nk'uko nabibabwiye, ni abantu beza, ntibagira ubwoba, ni ba bantu bahorana udushya mu rukundo. Wavutse mu kwezi kwa gatanu Gicurasi, umuntu wavutse muri Meyi, ni ba bantu banga akarengane, bagira impano nyinshi, bazi kwirwanaho cyane, bababazwa n'utuntu duto cyane, ni ukuvuga ngo akantu gato kose kamukoraho. Baba bizerwa mu rukundo, barakarira umuntu wese ubababaje, bagira ibitekerezo byiza, bakunda gusohokera ahantu heza cyangwa ahantu hashya haje, aba yumva yahasohokera umuntu wavutse mu kwezi kwa gatanu, baba bakunda gusohokera ahantu hashya.
banga kwinjira mu bintu bitabareba. Ni ukuvuga ngo bo birebera ibibareba, abantu bitamureba ntuze kumubaza, ntuze no kumugora. Bakunda abantu babatera imbaraga, bakunda kujya inama no kuzigira abandi, bagira intego mu buzima, bagira ibitekerezo byiza. Niba ufite umuntu wavutse mu kwezi kwa gatanu rwose ukaba ukeneye inama, ni umuntu mwiza wakwegera akaba yakugira inama nziza. Abantu bavutse mu kwezi kwa Kamena, kwa gatandatu, ni ba bantu bita ku byo bakora, bagaragaza urukundo, ariko nanone barafuha cyane bigatuma urukundo rwabo rutaramba. Yita ku bintu abandi batitaho, ni ukuvuga ngo ni ba bantu bareba utuntu duto duto. Ntibakunda umuntu uhindagura gahunda, bababara cyane, barambirwa vuba, ntibakunda kugaragaza amarangamutima yabo, ntibazi gufata umwanzuro, bavamo inshuti nziza, barafuha cyane, ntibakunda kugira ibanga, azi kubana neza n'abandi, agira ikinyabupfura, aba ari wa muntu ugira umutima mwiza, ariko ntibakunda amagambo abavugwaho. Ni ukuvuga ngo ntabwo akunda umuntu uvuga inenge ziwe. Ni abantu bitonda cyane mu rukundo, ntibapfa kwibagirwa ibyahise. Abantu bavutse mu kwezi kwa Nyakanga, muri Julayi, ukwezi kwa karindwi, bagira igikundiro, barihangana cyane, bita ku nshuti zabo, bakunda inyungu zabo, bazi kwita ku bandi, baratungurana cyane, rimwe na rimwe baba abana beza, ubundi bakaba abana babi. Ni ukuvuga mushobora kubana ntube wamenya neza igice aherereyemo, kuko akwigaragariza bitewe n'uko ashaka ko umubona. Ashobora kuba umwana mwiza cyangwa akaba yaba umwana mubi bitewe n'uko yaramutse. Bayoborwa cyane n'amarangamutima yabo, ntibapfa kukugira inshuti kereka iyo azi ko hari ikintu ari bugukureho. Ni ukuvuga ngo akundana na ba bantu abona ko hari icyo bazamumarira mu minsi iri imbere, ntabwo yapfa kukugira inshuti uko yiboneye. Bagira ibanga kandi baratuje, ni abanyakuri, bagira amayeri menshi cyane, bigaragaza bitewe n'uko babishaka. Ni ukuvuga ni ba bantu bakwiyorobekaho ukaba wagira ngo ni umwana mwiza kandi afite indi sayidi adashaka kukwereka. Bagira ibanga nk'uko nabibabwiye, ariko nanone ni ba bantu bahisha ko bagira inzika. Ni ukuvuga ntabwo yiyerekana uko ari. Bakunda inyungu zabo, baba indyarya. Mwabyumvishe rwose, iyo umuntu yiyorobeka, iyo umuntu afite sayidi ebyiri ariko akajya aguhishahisha, ni ukuvuga ngo abantu bavutse mu kwezi kwa karindwi baba indyarya. Ni wa muntu iyo afite icyo agushakaho utapfa kumucika, akora uko ashoboye kose ku buryo icyo agushakaho ari bukibone. Aba azi kuneka uwo bakundana mu ibanga rikomeye, ku buryo uwo bakundana atapfa kumenya nyine ko amunekaneka utuntu twe twose aba atuzi. Ntabwo akunda byo gupfa, ntiyerekana urukundo rwe rwuzuye. Ni ukuvuga ngo iyo agukunze ntabwo akwimariramo, ku buryo nyine umwanze ashobora kuba yarwara cyangwa yagira za depresiyo. Ntiyerekana urukundo rwe rwuzuye nyine ngo akwiyereke wese, urumva arizigama cyane. Abantu bavutse muri Ogasiti, mu kwezi kwa munani, muri Kanama, ni ba bantu barangwa n'urukundo rwinshi, bagira igikundiro, bazi guhitamo inshuti, bita ku byiza bibahuza nk'inshuti, bagira ubuntu iyo atari abanyabugugu. Ni ukuvuga ngo abantu bavutse mu kwezi kwa munani, iyo batari abanyabugugu, ni ukuvuga ngo harimo abagira ubuntu hakaba n'abandi bagira ubugugu. Ni ukuvuga ngo rero iyo atari umunyabugugu aba agira ubuntu, bagira impuhwe, ariko nanone iyo ubahemukiye bashyirwa bakwishyuye, bakugira inama nziza, bareba kure, bubaka urugo cyane. Ni ukuvuga ngo ingo zabo ziraramba, abantu bavutse mu kwezi kwa munani. Bagira amahane, bakunda inyungu zabo, kandi nanone bagira akantu ko kwikunda bo ubwabo, banga agasuzuguro, barangwa n'urukundo rwinshi, ntibakunda guca inyuma abo bashakanye,
bagira ubwenge bwinshi. Abo ni abantu bavutse mu kwezi kwa munani. Abantu bavutse mu kwezi kwa cyenda ariko Nzeri, Sebutemba cyangwa Seputambure, ni ba bantu batuje cyane. Ni abanyembaraga ariko nanone bagira n'igitugu. Ntago bita ku bitekerezo by'abandi. Abantu bavutse mu kwezi kwa cyenda ntibita ku bitekerezo by'abandi, bagira igikundiro. Iyo batakoze ibintu neza bicira urubanza. Ni ukuvuga baba bashaka gukora ikintu cyose ngo kigende ku murongo. Bazi kwitegereza ibintu bakamenya uko biri. Bagira amahane, ntibava ku izima. Bagira inzika, ntibisanzura ku bantu benshi. Abantu bavutse mu kwezi kwa cyenda bigirira ibanga, ntabwo bakunda ko ibintu byabo bijya hanze. Bakunda gusa neza, bazi kuganira no kubara inkuru. Ni ukuvuga ngo umuntu wavutse mu kwezi kwa cyenda rwose akubarira inkuru ukumva urishimye. Bicira urubanza iyo batakoze ibintu neza. Ni ukuvuga baba bashaka ko ibintu byose bakoze bigenda ku murongo kuko bagira ubwenge cyane cyane. Abo ni abantu bavutse mu kwezi kwa cyenda. Abantu bavutse mu kwezi kwa cumi ariko kwitwa ukwakira October, ni abantu bagira ukuri kwinshi, ni indahemuka, batera imbere ariko akenshi usanga bibanza kubagora. Ni ba bantu bazi gufata umwanzuro, ni abantu batabogama, bazi kuganira. Abantu bavutse mu kwezi kwa cumi ntago bakunda kuvuga inenge zabo. Ni ba bantu kandi nanone bakurura abantu badahuje igitsina. Ntago bakunda gufuha, ntago bakunda kubabara, nta nubwo bagira ishyari. Ariko nanone ibyo bintu iyo bibabayeho usanga biba biri ku kigero cyo hejuru. Bagira amahirwe mu buzima, biyerekana nk'abantu bitonda. Bafata umwanzuro bitonze, ari wa muntu nyine ufata umwanzuro yitonze, usanga nanone ari wa muntu usanga bahubuka. Ntibapfa gukora ikintu batakunze. Iyo bakoze nabi baricuza bo ubwabo imbere. Ni wa muntu wagukorera nabi mu bantu bavutse mu kwezi kwa cumi, akaba yagukorera ikintu kibi nyuma we akicuza ariko ntabe yaza ngo akubwire ati pardon nakoze gutya na gutya, nyine we abyicuzamo imbere ntabikugaragarize. Bimariramo abantu bakunda. Bita ku bantu babo cyane, ntibakunda gusaba imbabazi. Abantu bavutse mu kwezi kwa cumi na rimwe ariko Ugushyingo, November, ni ba bantu baba bumva ibintu byose byanyura mu mucyo. Batwara ubuzima uko bumeze, baharanira iterambere. Abantu bavutse mu kwezi kwa cumi na kumwe nta matiku bagira. Babazwa no kubura amafaranga. Ni ukuvuga ngo gukena rwose birababaza cyane. Ntibazi gufata umwanzuro. Bagira amarangamutima menshi mu rukundo, bagira amahane atunguranye. Bakunda ikintu icyo ari cyo cyose cyashimisha umukunzi wabo. Bagira ibitekerezo byinshi ariko bagahindagurika. Buri kanya bigatuma nta na kimwe bashyira mu bikorwa. Ni ba bantu bagira ibitekerezo byinshi, inzozi nyinshi, ugasanga nyine nta kintu na kimwe bashyize mu bikorwa. Abantu bavutse mu kwezi kwa cumi na kumwe ntago bazi gufata neza abantu b'ingirakamaro mu buzima bwabo. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba uri umuntu w'ingirakamaro mu buzima bwe, ariko kubera ya mihindagurikire ye akaba yagutakaza kandi wari kumugirira akamaro mu buzima. Ntibazi gufata umwanzuro mu rukundo, batwarwa n'ibihe by'ako kanya. Ni ukuvuga ngo ushobora kuza ako kanya rwose ukaba wamuhindurira ibitekerezo kuko niba abantu batwarwa n'ibihe by'ako kanya. Abantu bavutse mu kwezi kwa cumi na kumwe biyizi mu buryo bwiza gusa. Biragoye kumwumvisha ko yakosheje. Bahisha ibibi bibariho. Banga umuntu basebya. Bakora ibintu byabo mu buryo bwabo, ntibitwararika mu rukundo. Ntibazi kugenzura amarangamutima kandi ni ba bantu batumva inama. Umuntu wavutse mu kwezi kwa cumi n'abiri Ukuboza, Desambure, muri December, ni ba bantu b'abanyamahirwe mu buzima. Ni abantu bazi kwisobanura, bakunda kuyobora abo bakundana. Abantu bavutse mu kwezi kwa cumi n'abiri bakunda kumenya ubuzima bw'abandi, bariyemera, bakora buri kimwe ngo bagere ku iterambere. Ntibakunda kuba bonyine, ntibacika intege, bavugisha ukuri, ni abizerwa.
ahazaza habo haba ari heza kubera ko ari ba bantu bazi ubwenge. Akunda no gukora. Umuntu wavutse mu kwezi kwa cumi na kabiri akunda kugaragarizwa urukundo. Kandi nanone ni wa muntu buri muntu amumenya ukwe. Ni ukuvuga ngo ariyoberanya, buri muntu amumenya ukwe. Ahorana ibintu byo gukora. Ni umunyamahirwe. Akunze gukira mu buryo butunguranye. Akunda guhorana n'abantu akunda. Murakoze rero kubana nanjye muri iki kiganiro cyiza, nibyo nabakusanyirije, nibyo ubushakashatsi bwagaragaje, imwe mu mico cyangwa mu miterere bivanye n'ukwezi wavutsemo. Rero ntutangire kureba umuntu ngo uvuge ngo ngo numvishe ngo abantu bavutse mu Kuboza ngo bameze gutya na gutya, utangire nyine ubimubonemo byose. Ashobora kuba bifite hafi ya byose cyangwa hari n'ibyo atujuje kuko bibaho mu buzima. Mwakoze kubana nanjye rero, Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane, nakagaruka.